urasohoka hano ugende. Wowe nsohora Urasohoka hano utaho usubira iwanyu. Ubundi umuntu uri gufata uramuzi cyane abumuzi. Ndagucapa wowe. Gasore k'amafuti gusa. Pepe. Ni sawa. Umeze neza? Ese kunari. Wambwiye. Ahubwo sunzaniye inkuru nziza akazi kanjye karangiye. Ntago ndabikora ariko nabibanye ko nshaka kubikora pe. Nkeneye umwana wanjye. Nta kundi nabigenza. None ubuje kumbwira iki? Ngiye warenze kugiye kumbwira ko warangije aferi ngo turangizanye none se uburaje nta kintu urakora uri kumbwira ngo ugiye se ubwo ugiye. Mutira ndacyabifite ariko byanciyeho kubera akazi kenshi ariko umwana ndamukeneye byumve pe. Tumubabaro nkeneye umwana wanjye. Ukeneye umwana wawe ukabonaniwe gukora ibyo nakubwiye. Yego. Gusimwaje abantu. Gusa ntago byananiye. Ntago byananiye n'ubwo byaciyeho kubera akazi kenshi ariko akazi karuta umwana wawe nakahe ako bagore b'iminsi imiti yawe iracyahari ariko nyine nasara aho yagiye gusa ngiye mbirimo nyine ariko ngiye kubikora ngiye kureba ukuntu nabikora pe mbabarire ukuntu wanzanira umwana rwose ndakwinginze agiye ku ishuri ubwo nta sono ufite nta sono wumva ufite uzabikora ryari ubundi uranzi cyangwa uranyitiranye ukurushaho gutinda niko ibintu birushaho kwangirika wakwishyize mu ruhande rwawe utakirubonye mu ruhande rwawe ukize ndaguhangiye diri ngo uyirangize nanjye uze nke muri yawe ukaza umbwira ngo ngenda bikora pe ndi bubikore kubera gahinda mfite ku mwana wanjye mbabarira kandi ndakwinginze urabikora ryarize ejo ndarara mbikoze gahunda yanjye ayikemura rwose none urashaka ngo ufashe iki ndumva wanzanira umwana fata umwana ngiye mukuzanire diri yanjye naguha yakunaniye ntago yananiye ubwo se nabansigaranye ihe turu uriya mwana wawe ni ingwate uriya mwana wawe ni ingwate niba utanabizi bimenye aho nureba nabi nzakica njye nta n'imikino ngira waba wose uranzi uzambaririze njye nta mikino ngira mbabara ntuzanyicira umwana niwe mfite wenyine rwose mbabarira niwe ufite wenyine kumukorera wabinkora byakunaniye wabikora ndakwinze mbabarira hera hano hose umbaririze baranzi ndayimuha n'ubundi urayimuha se ryari nta cyamare nakora igishoboka cyose ariko umwana wanjye akaboneka umva rero nkubwire uramutse ukomeje gutinda rwana rwawe narugubanya oya ntago wabinkora ngo nose urumva naguhaye diri ndi gukina ngewe byanciyeho kubera akazi kenshi ariko pe mbirimo n'agahinda kenshi mba mfite ku mwana wanjye ako baganga babanza barabarashe mu mutwe subizi se ko twabivuganye ndabikora ko bivuganye se hashize igihe kingana iki igihe kinini gishize wakabaye twaratandukanye tugenda urangiza aferi none uje kumbwira ubusa unyireresa imbere nta n'ikintu ukorera ubwo se uwo muba wamariye iki ntabwo nagiye ariko mbirimo navuganye na papa we ejo nzabikora kandi unyizere ahubwo nyimara kubikora nkwizere ahubwo urimo urankereza urimo uranyicira akazi rangiza aferi ngo usubize icyana cyawe cyangwa umbwire nkwereke ngewe icyo nashobora nkwereke icyo nashobora ngewe sinzi kabisa uranzi ndabikora rwawe ngo njye ku ishuri ujya mu ishuri si biki babarira pe wumva rero nkubwire ubuzi ibintu abaze gusimbuka uko bingana amasomo asimbutse uko angana ibyo se birandeba wiki wabikoze kuri urwana rwawe rwajya ku ishuri rutajyayo ni amahitamo yawe ari mu biganza byawe rangiza aferi ngo uhereze icyana cyawe cyangwa gisubire ku ishuri cyangwa umbwire niba nabyo ushaka nkwereke ibyo nashobora mbabara rwose pe mbabarira unzane umwana ajya ku ishuri ndakwinginze ndarara mbikoze ahubwo bana hose ubundi wa mugabo we kugira ngo biba byoroshye nanjye mu mutwe byaranshanze nyine kwibaza buryo cy'umwana wanjye ari kuba mu buzima ubona abayemo hano birumvikana nagiye mbona ari umwana amusize mu rugo n'umugore ariko aho ngarukiye ibintu ndi gucamo wa mugabo ntabwo binyoroheye ariko se buriya urebye nta makimbirane usangamo n'umugore wawe icyo ukareba ko nimba umwana mumaranye igihe kingana kuriya biwanjye
mukurikirana si ubundi wabaga umugabo ndetse tukaganira ku kibazo cy'umwana cyanyine ndabizi ko uri umugabo mugenzi wanjye ibibazo wahuye nabyo nanjye nahura nabyo ikibazo cy'umugore niyo okay cy'umugore mfasha tuyishyire ku ruhande gato nari naragiye mu kazi maze ibyumweru bigeze muri 3 hafi 4 naragiye mu mahanga ubu nari muri Kenya mu bijyanye n'akazi ariko wa mugabo aho ngarukiye nsanze byabereye iwanjye niba ndi kurota nsinziriye ntabwo ndi kumenya ibiri kuba mu by'ukuri aho ngere hano wawe nkaba umwana wanjye yabaye umwehu ntanzi ntabasha kumenya yanga aho bigera nkumva mu by'ukuri nyine yangane ngo nta mugabo ucura undi mu rugo nanjye ibyo nasanze ntibyari binyoroheye ariko ihangane none umwana wenyine nasigaranye ndashakanye na nyina agenda amarabira ansigira umwana uriya wenyine niwe buzima bwanjye bwanyibutsaga urukundo nakundanye na nyina ntawe wishubahishaho sinaguhisha kuba umwana wanjye ariho nibura atari muri ruhurura sayizi ntekereza ko ari mu bufasha bwawe ariko umugore umubereye nyina ni nyina wabo ni mukase ariko ntambaniye neza banahangereje umwana wihangane kabisa ndabyumva gusa nje kukureba ngira ngo nibura tubone numva icyo ubivugaho nge n'ubundi nsanzwe mufasha biteze urabasha komera mu ngo usanze nari ndimo mbwira papa Mariza arimo ambwira ko ibibazo ukuntu yageze imuhira asanga Mariza ntabwo ari urabizi ko inshuro nyinshi agerageje kubwira ko nakwifuza ko Mariza yajya iwabo mu rugo njye ndumva cyaba cyiza ni byiza cyane ko tunamenyanye nkaba nanakumenye rero wamfasha usanze nari ndimo mbwira papa Mariza ko agomba gutwara Mariza akamujyana iwe mu rugo bakamukurikiranira iwabo mu rugo nimba ari n'ubufasha twamugeneraga tukabumuha ariko ari iwabo ariko se dade ubu igihe nahereye mvuga muzumva ryari njye nababwiye yuko Mariza azaguma ahangaha tukamufashiriza ahangaha kuzageza akize ibintu ndi kumva ngo uramujyana Mariza agasubira iwabo ubizi ukuntu ameze Mariza navuganye n'umuganga vuba haraza akomeza mukurikirana umunsi ku munsi kuva kwa Mariza nuko azahava yakize cyangwa yijyanye njye sinshobora gutekereza kuba narekura Mariza mwana wanjye umutima we muwuhorana uzawugumana igihe cyose njye nk'umubyeyi ndabyumva agahinda ufite ni kanini ntacyo kuva umwana wanjye nawe ashizemo ubundi bufasha bwe turakomeza dufatikanye hamwe nuko murakoze nimba murakoze wa mwana we usa na so bayihangane mu by'ukuri uyu mwana iwanjye urabona kumujyanayo ntabwo byanyorohera kandi urabona no kujya kumucumbikishiriza ahandi hantu byaba bitunguye abandi mwe mwamenye ikibazo cye mukamukurikirana urumva ugeze ahantu wavuganye n'umuganga reka tumufashiriza ntiwigore icyo bizasaba cyose
ndi tayari kugitanga ariko akavurwa. Yego dadi kandi nawe umfashe ndarushye mu mutwe wanjye ndarushye karagakobwa n'umuhungu kuba turubukana ntago bafite uburenganzira bwo kumbuza gukora icyo nshaka gukora nanjye ahanganiye wacu byaba na byiza ko Fiyete nawe amenya papa Marisa. Fiyete niko musore bimeze bite? Shani fresh man. Ntago nakumenya ariko Njye banyitaye. aje kureba Ninas? Wapi? Chekuri yakereni. Hari kiraka yaguhaye muri iyi minsi se akaba atarakwishyura? Mane nta kiraka njye mba nje gukubita kuri kwe nkikomereza kabisa. Ya. Nakubita? Kuri kwe. Uracyari umwana ntabwo uzi ibyaye byo mane. Ahubwo se mbwira arimo. Nta kitumvikana hagati ahubwo kuva ryari? Kuva ryari? Igihe cyose. Wowe se? Hari undi uribona se? Ni njyewe nyine. Kimbwa zihumbuye ivumbi koko. Ukaba abana b'iki gihe urabona ngende imbwa urangereranya njye nawe. We karya. Sheri wanjye ageze kuri level yo kurya. We karya siregwe yose ibyo ngwara hanze. Hari kera mari. hari kera Wowe nsanga kuba amasafuriya arasi. Noneho wowe umushahara wawe uwukubye inshuro 3. Naguhemba. Umva peti ndakaza. nicyo kintu warukize neza se. Peti. Jya umenya ko amafaranga nyoko buja guha arayo mba namuhaye cyangwa ntabwo ujya ubitekereza. Benyakwipfi uze uri kuki koko Tuvugisha ukuri. Ubu rero wirirwa urya turiya dufaranga ntabwo uhemba two kwirirwa kuba amasafuriya. Mani tuve mwaya matiku uje gukora iki hano? Mane njye ntabwo ndi guterana amatiku yagambwa mbwira. Kireniya arimo cyane arimo. Kireni uri kumushakira iki? Nje gukubita kuri kwe mani. Ndabisubiramo inshuro zingahe. Umva musore kankubwiza ukuri. Ntumenyere hano ni mu rugo. Rwawe se? Cyane rwa Kereni. N'urwawe? N'urwawe? Siko kadoga bigize seriye wanyu. Kadogo na bene wanyu bamureze. Wowe ndimo ndakwiyama kuri mabuja wanjye. Uri gufatura mu kwiyama kuri mabuja wanjye ukanyita kadogo nta nisoni. Siko peti bigiye basigaye batinyuka wa. Kankubwira gucapa. Wicunge. Ndikura. Sinkure kuyi. Ndikura peti. Ntabwo muri kuyi. Urasohoka hano ugende. Wowe nsohora. Urasohoka hano utaha usubira iwanyu. Ubundi umuntu uri gufatura muzi cyane abumuzi. Ndagucapa wowe. Gasore k'amafuti gusa. Peti. Kankubwiza ukuri. Twubahane. Kuri mabuja wanjye ndakubita wa murezi. Bareka nkubwire rero. Sibyo? We muri mu biki? Murekure. Mabuja. Murekure ariko ma. Mabuja wandetse. Murekure. Mabuja yimbganiye. Yigirayo. Yimbganiye. Icara hano nawe. Mwicare se nyine. Ubu muri mu. Ubundi nka kadogo wabashaka. Icara hano. Mane nagusekura. Ubundi mufite iki? Wicuza icyakuzanye hano. Wambuka. Abundi mufite ikihe kibazo? Ntisimki. Musobanurire mufite ikihe kibazo mwese? Iyi ngegeri kuzivuga ngo iragushaka ngo mukubite ibintu byakwe n'iki ibintu mukorana n'uyu murezi n'ibiki. Sereka mubaza. Hanyuma intambara ufite we ni iyihe? Nyine reka mubaza ikibazo. Ndashaka kumenya intambara buri wese. Ako sheri wibagiye usezerano wampaye. Ngo sheri nu. Kadogo sigaye yakwita sheri. Kadogo niwe wamugabo. Muceceke. Mane. Muceceke. Wicunge. Wowe nta nkwano yawe wankoye wowe nawe ntayo. Hari muri mwese hari wankoye mwese. Okay, mbanje gukora iki? Amafaranga n'imitsi yanjye nibyo biri kubashuka mukumva mumaze kugira imbaraga amafaranga yanjye muri kumva n'imitsi. Ugiye kundutisha. Muri kumva n'imitsi. Ugiye kundutisha ingegera. Mumaze kurya amafaranga ya murarenzwe mushaka kurwana. Okay. Chaka kumenya Mahitamo na yawe noneho. Hagati yanjye n'uyu nguyu urahitamo nde? Uwumva ari umusore cyane ninde? Nyine chaka wowe amahitamo. Ahubwo mumbwire uwiyumva ko yarije. Ninde wumva arije hano? Ko hano nta winaniwe. Wowe hitamo. Mwese muva muri abasore. Ya. Mwese. Gihe urabizi. Okay. Muhaguruke mbere ko tubirebera. Muve yose nyine.
tugira utese muveyo nshaka kureba umusore nkashaka kureba ese ugiye kumbangikanya n'ingirwa mugabo nshaka kubasuzuma rero uri kwigira ibiki nshaka gusuzuma wumva ari umusore muri nawe beza unsuzuguye rwose unsuzuguye pe na n'ubu uracyari hano mu rugo rwanjye uhakora iki si urakibaza ikintu mara muri uru rugo ntakibaza ndakizi ngewe ntabwo wakabaye ukibaza ntakibwirwa n'iki nta wanyugira ngo ujye kubayo nese ubwo wowe kuba hano niho wavukiye nose hano ni iwawe kandi mu rugo rwanjye mu rugo rwawe ariko nawe si iwanyu ariko nashatse none se hano hari umugabo uhashatse ugushatse se wagiye ureka kwigira umwana ugaze ubundi naje ndi guserera utari kunyumva ariko serega mbanze nkubaze ko abantu mubaza ubusa oya mbabara nkubaze unansubize nakambanze unansubize ukungana uko n'igihagararo cyawe n'isura yawe n'ingano yawe rwose uratinyuka uvuga ngo iduri nka rira ryaguteye inda koko nta n'isoni na nkeya ufite iduri nyine usura na mungano seka nkubaza ikibazo kimwe sindi kubona ukuze ndabona ariko ndabona urakuze sibyo ndakuze ibyo aribyo byose uranduta nagutungana mu myaka cyane ubu wakarinze umbaza ngo iduri nka ririya gutera inda se bigira abo bigenewe ababyibushye cyangwa abagize ute bivuze muko bari gutera icuramye wari uhagaze wari uryamye wari ushinze umutwe ese wagiye hejuru ajya hasi wagiye hasi ajya hejuru binsobanurire umuntu ungana kura nawe ukangana gutyo uravuye we gutinda mu buhe buryo nyine byagenze bite nkorera detail seka nkubaza ikibazo kimwe si ufite umugabo uko gucura amase no guhena n'ibiki hari positeri yo gucura muzibaho se umugabo wanjye ubona ngana nka ririya duri waramurebye uramwitegereza ubona ameze nka urase buriya kokomana kuba batangana se no kuba yaranenda byaba bihuriye ahubwo se ubu nta soni ufite iyo utinyuka umuntu nkawe ukuriye ubusa nduzi ko ari ubusa ukambaza ngo inda yayineye ate umuntu ungana kuriya ririya duri rimeze kuriya ubwo warateze wakuyemo ubaza ngo iyo mugiye kubikora n'umugabo wawe mubikora mute ko ari umugabo wanjye nyine none se iriya duri ryawe umugabo wawe ryari nikoze mwararyamanye cyangwa yihanagurira isume nawe urihanagura kera najyaga numva bavuga abantu bakuriye ubusa nkagira ngo baba mu cyaro honyine ngo umuntu ngo yakuriye ubusa uri mu biki nta soni ufite nubwo hano ari wawe ntabwo wamenyera uko waje nanjye niko nabaza uratinyutse natinyuka siko nta soni ugira ahubwo se urazigira akora kumva umuntu w'umukecuru urenda kugira umusatsi wa kabiri uri kumva ibintu uri kumbaza byumvikana wowe ucuriye mu rugo rwanjye ariko ubwo se muraje muratumbaraye mu nzu yanjye ntakibona n'ahahagarara aho mwateraniye inda ni muri iyi ngaho hagarara noneho mwasi aho mwayiteraniye bundi mukajyana n'iryo duri ryawe mukajya kuguhamayo mwayiteraniye hano asundi uri kunyura musohoranye nawe mukajyana mwari mu biki ni umugabo wawe uri kumbwira ngo tsoho ko wiguma kunsakuza